maze iminsi nitegereza nkareba abantu buri wese ashaka kwihererana ukuri. Niba uzi ukuri ushaka kugira ukwawe, buri wese ashaka kugira ukuri akagira ukwe ukwihererane, yewe yabona n'undi muntu avuze ukuri bikamurakaza kuko yamutanze kuvuga ukuri. Wikwihererana ukuri ko ukuri ntabwo ushobora kukwihererana, ntabwo ari ukwawe. N'Imana iravuga iti ukuri wakumenya wagukura he? Niba ushaka kumenya kuri wuzuye, gira igitinyiro cy'Imana. Nugira igitinyiro cy'Imana izaguha ubwenge. Nuyumvira Imana izaguha kumva kuko wavuye mu kibi ugakurikira icyiza. Ibyo rero bizagufasha kuba umunyakuri kandi ukuruzi ukagutangira ubuntu utakugurishije, cyangwa se ngo undi mugenzi wawe niba amenye ukuri nk'ukuzi ngo bikora akazi ko utazi gushyira hanze. Shyira ukuri hanze, gusangiza abandi kugira ngo nabo bibagire akamaro, nabo bibubake, bitegura ibihe biri imbere biri kuza. Abantu rero ntabwo bazaho imbaraga ziba. Abantu benshi birengera umwana w'umuntu, bakumva ko ingufu ziri mu mwana w'umuntu. Kumbe ingufu ziri mu ijambo ry'Imana. Yumvise ijambo ry'Imana ukarisoma neza, ukaryubahiriza, ukarikurikiza, riguha ingufu. Ingufu zose ushaka aho wazishakira hose, aho zibereye ni mu ijambo ry'Imana. Abantu rero bashobora kuba basenga banakurikira izindi mana batabizi. Tigute amadini dufite ntabwo tuzo twayavuye. Imana bagenda bavuga ngo Imana y'Abayisilamu, Imana y'Abahinde, Imana y'Abashinwa, Imana z'abazungu z'ibishushanyo, biriya batusana by'abazungu nizo mana. Nizo mana abantu bose bakurikira. Imana nyamana ni Imana ya Abraham, Isaac na Yakobo, iri mu ijambo. Soma ijambo bwawe uryumve urisobanukirwe, nibwo uzamenya Imana nyamana yo gukurikira. Hazaba iki? Bizagenda gute? Abantu bamara kumenya ukuri bakamenya abaribo. Bitangiye kugenda bigaragara ko abantu bagenda bamenya ukuri uko ibintu byagenze, ariko mu minsi mike iri imbere abantu bose bagiye kumenya ukuri. Uko kuri ni kumenyekana kugasohoka hanze ukamenyekana, hazaba imidugararo n'akaduruvayo n'impagarara nyinshi kugira ngo abantu bakumire kwa kuri kugira ngo katajya hanze. Ariko ntabwo ushobora kumira ukuri kuko ntabwo ushobora kumira ubuhanuzi. Byanze bikunze niba wawe ufite iki ntushobora kumira ubuhanuzi. Ngaho rero shakisha ukuri ukwibikeho, noneho nibiba ntibizagutungura, bizasanga nawe uzi ukuri, uzi uruhande uzagarama. Turebe niba rero twigisha abantu ukuri. Nta muntu ushaka kumva ukuri. Iyo uvuze ukuri baraguseka, ntawe kumva, ntawe kureba, ntawe ugira uti. Ariko ibinyoma babikurikira nk'ako kanya. Ukuri rero kugira kwigisha abantu ni uguhozaho umunsi ku munsi, ukagenda wigisha buhoro buhoro. Uwumvise akumva, utumvise akagenda agakurikira inzira ze. Ariko nanone Imana iratubwira ngo niba ushaka kumenya ukuri ukagira ubwenge, shaka ijambo ry'Imana, ugira igitinyiro cy'Imana, Imana izaguha ubwenge. Kandi niba ushaka kumva, reka inzira mbi, uve mu cyaha, uve ubuzima, uzira umuntu, Imana izaguha kumva, gusobanukirwa, iguhe n'ubwenge bwayo, maze nawe igihe nikigera uzamenye uruhande rwa nyarwo uzajyamo, uruhande rwiza ruzakugeza ku nzira y'Imana, aho ukurikira satani uzarimbukane nawe. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.